ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Imbere y'inyamaswa nk'imbogo, inzovu, imvubu ndetse n'ingagi, twebwe abantu turi ibinyabuzima bito cyane mu ngano. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana n'ababana, ari bo za ntwari za kera zari birangirire. Byanditse muri Bibiliya yera mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 4. Mu bitabo by'iyobokamana rya Gikristo bavuga ko kera cyane Imana itararimbuza isi umwuzure, mu bantu bari batuye ku isi harimo abantu banini cyane bari bafite ubunini tutigeze tubona. Aba bantu ba rutura bavutse mu kwihuza kw'abana b'Imana n'abana b'abantu babise Nephilim. Bivugwa ko hari abana b'Imana bamanutse ku isi muri icyo gihe maze baryamana n'abakobwa b'abantu babyarana abana banini cyane, aribo bavugwa muri iki gitabo cy'Itangiriro. Bisobanuye ibivejuru cyangwa se abahanutse mu ijuru. Iyi ngiyi ntabwo ari inkuru iri muri Bibiliya gusa, ahubwo inkuru nk'iyi ngiyi iri no mu bitekerezo. Bivugwa ko buri umwe muri aba bantu yapimaga metero ziri hagati y'ebyiri n'enye z'uburebure. Nta muntu twabonye ureshya gutya. Inyandiko n'imigani by'abaturage b'Abanyasumere bavuga ko mu mateka yabo hari imana zigeze guhuza ibitsina n'abantu maze bakabyara abana banini cyane ku rwego tutigeze tubona abantu bangana uko nguko. Uyu munsi hifashishijwe ubuhanga bw'abantu byemezwa ko bishoboka ko abantu bashobora kuba banini kuri uru rwego. Ibinyabuzima binini bisigaye ku isi ni ibiti ndetse na zimwe mu nyamaswa z'igasozi. Abantu bangana gutya nta bakiri ku isi, barazimye. Muri iki gihe cyacu umuntu tuzi muremure kuturusha twese yitwa Sultan Koesen, umunyaturukiye upima metero 2 na santimetero 51 z'uburebure. Tugiye kuvuga kuri zimwe mu nyamaswa nini kurusha izindi, ndetse tuvuga impamvu ingano y'inyamaswa ari ingenzi cyane ku mibereho yayo hano ku isi. Usibye ubunini bw'izi nyamaswa, zinafite ububasha butagirwa n'indi nyamaswa iyo ari yo yose hano ku isi. Iyi si ituwe n'inyamaswa za rutura mu bunini. Izi nyamaswa nini ziri ku isi uyu munsi ntabwo arizo nini zabayeho kuva isi yabaho. Ukubaho kwazo zigukesha ubunini bwazo, ariko muraza kubona ko ubunini bwazo ari nazo ntege nke zazo. Inyamaswa za rutura ziriho uyu munsi nazo ziri mu byago byo kuzima nk'uko abakurambere bazo bazimye. Hari izazirutaga ariko zazimye kubera ko zitashoboye kwihanganira ihindagurika ry'isi. Nizo za mbere zigirwaho ingaruka na plastike zoherezwa mu nyanja ndetse n'izamuka ry'ubushyuhe bw'isi n'irindi hindagurika ryose ribaho. Uyu munsi mu nyamaswa ziri ku isi nta n'imwe iruta yitwa baleine bleue. Ntabwo ari ifi nubwo ituye mu mazi ikaba inateye nk'ifi. Inyamaswa iba mu mazi manini nk'inyanja. Ipima metero ziri hagati ya 25 na 27 z'uburebure. Ubwayo ingana n'urugendo. Ni inyamaswa y'inyamabere. Baleine z'ingore nizo nini kurusha iz'ingabo. Hariho n'izishobora kugira uburebure bwa metero 31 n'ibiri 170. Nta yindi nyamaswa ingana gutya iri ku isi uyu munsi, kubera ko hari baleine zifite ubunini bungana n'uko wakwegeranya inzovu 33 zose ukazikoramo inyamaswa imwe ya rutura. Igapima toni zishobora kugera ku 130 z'uburemere. Ibi ni ibiri 130. Muri Afurika y'Epfo ahameze nko ku ndiba y'isi ahitwa Cape Agulase, hano hari amazi akonje cyane ariko yuzuye ibiribwa ku moko atandukanye y'inyamaswa ziba mu mazi. Niho hahurira inyanja ya Atlantike n'inyanja y'Abahindi. Usibye izi baleine twavugaga, hano habamo indi nyamaswa nini yo mu mazi ariko iri mu bwoko bw'amafi. Requin blanc ishobora gupima metero 6 z'uburebure ikagira toni 2 z'uburemere. Ni imwe mu nyamaswa nini ziba mu mazi, ikaba inkazi mu guhiga. Kubera ukuntu ingana, iyo izamutse mu mazi ikinaga mu kirere igasubira mu mazi, ushobora kugira ngo ni igisasu cya misile, kubera ingano y'amazi izamura mu kirere iyo yikubise mu nyanja. Kubera ko ari ifi, rimwe na rimwe igikina mu mazi ikajya izamuka igasimbukira muri metero nke hejuru y'amazi ikongera ikamanuka. Ibi ngibi bishobora no kubikora iyo irimo guhiga hari nk'agasimba igiye gufata hejuru mu kirere hejuru y'amazi. Amenyo yayo ari ku 13. Ifite amenyo asa n'ari mu maetaje. Mu guhiga nta kibazo na kimwe igira cyo gufata umuhigo, kubera ko ifite amenyo ashobora kurenga 2,000. Amenyo 2,000 mu kanwa. Mu gushinga amenyo mu kintu ifashe, buri ryinyo irishingana ingufu zipima ibiro 60. Kurumwa nayo nibyo bintu bibabaza kurusha kurumwa n'indi nyamaswa iyo ari yo yose muziri ku isi. Ibi ngibi byongereho umuvuduko w'urwasaya rwayo, uraza kumva ingufu zayo mu gushuna cyangwa mu gufata ikintu.
imibiri y'inyamaswa nto yigorwa no kubika ubushyuhe buhagije bwo kuzibeshaho. Uko inyamaswa iba nini niko umubiri wayo uba ufite ubushobozi bwo gukora ubushyuhe buhagije no kububika. Ishobora kuba mu mazi afite dogere Celsius 3 z'ubukonje, aba ari hafi kuburubura. Ubunini bwa requin buzemerera guhiga mu mazi akonje aho inyamaswa zimwe na zimwe zitagera. Ku isi yose hari amoko hafi 500 y'izi nyamaswa. Zimwe zirya ibimera, ariko izihiga inyamaswa ntayiruta requin blanc mu bunini. Kuba ifite umubiri ubika ubushyuhe ku buryo buhorana, bivuze ko igihe icyo ari cyo cyose, mu kanya nk'ako guhumbya, igihe icyo ari cyo cyose yabona umuhigo irawucakira. Ariko yigereranije n'abakurambere bayo, nayo ubwayo usanga ari akana. Yitwa Megalodon yabaga ikubye requin blanc inshuro 3 mu bunini. Binavuga ko Megalodon zacitse kubera ko baleine zagiye zigabanuka mu nyanja, maze Megalodon zibura icyo zirya. Yashoboraga kwasama ugapima metero 4 hagati y'umunwa umwe n'undi. Akanwa kayo konyine kapimaga metero 4. Aka ni akanwa kamira inzovu yose uko yakabaye kagenda. Bivuze ko yashoboraga gupima metero 18 z'uburebure, ikagira toni zirenga 100 z'uburemere. Iyi yabaye umwami w'inyanja mu gihe cy'imyaka hafi miliyoni 20. Iyi ngiyi yahigaga baleine, za zindi ziruta izindi nyamaswa zose mu bunini muziri ku isi uyu munsi. Nta zindi nyamaswa zari kuzihaza. Uyu munsi mu nyanja z'isi hasigaye baleine 3,000 zonyine. Mbere yuko peteroli ivumburwa, amavuta ya baleine yacaniye benshi. Kenshi dutekereza ko inyamaswa nini cyane nta kizinesha, ariko kuzima kwa Megalodon ndetse n'ahazaza hatizewe ha baleine na za requin ni ikimenyetso ko ibingibi twizera atari byo. Mu 1926 baleine zari ku isi zari 125,000. Barazihize kugera hasigaye 3,000 uyu munsi. Bazihiga ngo bazirye kubera ko imwe ishobora kuvamo toni nyinshi z'inyama, ariko zinagira amavuta yaka nka peteroli. Uyu munsi hari impungenge ko requin nazo zizashira mu nyanja z'isi. Mu bice by'ubutayu bwo mu majyepfo ya Afurika nko muri Namibia hari inyamaswa ndende kurusha izindi zose mu ziba ku butaka. Twiga cyangwa se girafe. No muri parike y'Akagera zibayo. Hari n'abayita gasumbashyamba. Inyamaswa za rutura ntabwo ziba mu mazi gusa. Ubutayu bwa Namib nibwo butayu bumaze igihe kinini kurusha ubundi bwose bwo ku isi. Ubutaka bwaho bumeze nk'ubwo ku kwezi. Ni hamwe mu hantu hakakaye kurusha ahandi hose ku isi. Hari imyaka igishira hataguye n'igitonyanga kimwe cy'amazi. Nyamara ubu butayu bucumbikiye twiga nyinshi. Birumvikana ko utapfa kuhabona ikimera icyo ari cyo cyose, ari nayo mpamvu utakwitega kuhasanga imwe mu nyamaswa zirisha ziri mu nini ziri ku isi. Abarebare muri twebwe bapima metero 1 na santimetero 80. Iyitwa twiga ya Angola cyangwa se girafe d'Angola ipima metero 6 z'uburebure. Twiga nkuru ipima ibiro birenga 1,000. Girafe d'Angola niyo yonyine ku isi iba mu butayu. Iyi nyamaswa iri mu binyabuzima byiza kandi by'ibitangaza iyi isi ifite. Ikenera 100 y'ibiro by'amababi buri cyumweru kugira ngo ishobore kubaho. Yakura he mu butayu? Mu butayu bwinshi hari ibice biba byarahoze birimo imigezi mu 100 y'imyaka ishize. Ijosi ryayo ryonyine ripima ibiro birenga 100. Iyo imaze gukura igira ijosi ripima metero 3. Twiga imara igihe kinini cy'umunsi ihagaze. Inasinzira ihagaze. No kubyara ibyara ihagaze. Ziri mu nyamabere zidakenera igihe kinini cyo gusinzira. Isinzira igihe kiri hagati y'iminota 10 n'amasaha 2 ku munsi. Ibi bice rimwe na rimwe biba birimo ibimera bifite imizi imanuka ikagera hasi muri metero nyinshi z'ubujyakuzimu, aho ishobora kunyunyuza amazi. Ibi biti nibyo twiga zirishamo mu bushorishori kandi zihagaze hasi. Kubera ubuhehere buba buri mu mababi y'ibi biti twiga zirya, ibishobora kubaho amezi menshi itanyoye n'igitonyanga kimwe cy'amazi. Zose uko zakabaye zifite amabara ameze nk'ibirabagwe ku ruhu rwazo, ariko ari amabara ntabwo ziyahuza. Buri yose ifite ayayo, nkuko natwe nta usa n'undi mu bimenyetso biri ku bikumwe byacu. Iri mu nyamaswa zifite ururimi rurerure. Ururimi rwayo rupima santimetero 45 ku buryo rukwedura rukagera kure mu giti. Indi nyamaswa nini tugiye kuvugaho yo ntabwo iba mu butayu, ahubwo iba mu bibaya no mu migezi cyangwa se ibiyaga. Imvubu. Imvubu ntabwo zizi kwihanganira ubushyuhe. Zikunda kuba ahantu hari amazi, aho ishobora kwibira mu mazi ikarengerwa, ariko ibirenge byayo bikaba bikora hasi ku ndiba.
iri mu nyamaswa zo ku butaka ziremereye, ifite amaguru magufi cyane. Kugira amaguru magufi kwayo ni ingenzi cyane kubera ko iyo iza kugira amaguru maremare ho gato ku buremere bungana uku nguku ntabwo byari gukunda. Ibi biro byari kuvuna amaguru yayo ikisenyura ku butaka. Inyamaswa nini isa nihorana umutuzo n'ubwitonzi, ariko ni byiza kutabyibeshyaho kubera ko iri mu nyamaswa z'inkazi kandi z'inyamahane. Ni ngufi mu ndeshyo ariko ishobora gupima toni 3. Amabwene yayo rimwe rishobora gupima santimetero 50. Intambara yazo ishobora kumara iminota 10. Iyo zirwana zirarumana. Ubusanzwe zirya ibimera. Iyo bavuze impigi za rutura kenshi baba bavuze intare, twise umwami w'ishyamba. Uvuze indya byatsi nini abavuze impigi za rutura. Bitekerezwa ko Kenya aricyo gihugu kirimo inyamaswa nini z'indya byatsi nyinshi kurusha ahandi hantu ariho hose kuri iyi si. Hashize amagana y'imyaka intare n'impyisi bihanganira kuba ibihangange mu ishyamba. Bitekerezwa ko impyisi ariyo mwanzi wa mbere w'intare. Inyinshi ziba mu matsinda manini ayoborwa n'ingore irusha izindi zose ingufu n'ubunararibonye, ariko ifite urwasaya rujajanga amagufa y'izindi nyamaswa rukayahindura ifu. Urwasaya rwayo rufite ingufu zikubye inshuro 2 iz'urwasaya rw'intare. Intare nizo mpigi zikomeye zo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ishobora kwica imbogo ndetse yari nyinshi zishobora no kwica inzovu. Gusa ibingibi ntabwo bihindura intare inyamaswa idakorwaho muri aka karere. Impyisi ni inyamaswa zizi kubana hagati yazo. Kuri zo ifunguro rirasangirwa. Izi kwiruka kubera ko ishobora kugera ku muvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Izwiho cyane kwiba umuhigo w'izindi nyamaswa, ari nabyo bituma ubuhanga bwayo mu guhiga butavugwaho rumwe ndetse benshi nta nubwo babwemera. Benshi batekereza ko itajya yihigira ahubwo irya ibyipfushije cyangwa se ikiba imihigo y'izindi nyamaswa. Ku manywa iyo itsinda ry'impyisi ririmo kurya inyamaswa ziyiciye, intare zikaza, impyisi zihita zisiga wa muhigo zikiruka kubera ko intare iba yiteguye kwica impyisi iyo ariyo yose yayihagararira mu nzira igihe ishaka kurya iyo nyamaswa yishwe n'impyisi. Iyishe umuhigo irazana igasangira n'izindi. Gusa gufata umuhigo ni ikintu kimwe, kuwurya mu mutuzo utawambuwe n'izindi nyamaswa ni ikindi kandi kigoye. Kenshi iyo impyisi zirimo kurya inyamaswa zishe, intare zikunze kuba ziri hafi aho ngaho zikazizaka. Bitekerezwa ko buri gihe intare zirya 70% by'inyamaswa ziba zishwe n'impyisi. Buri gihe zirazitesha. Ibi ni ku manywa kubera ko mu ijoro intare nta jambo ziba zifite ryo kuvuga imbere y'impyisi. Zizi gusobanura amajwi yazo ku buryo bitewe n'uburyo ivuze izindi zumva icyo ishatse kuvuga. Ntabwo zitinda kugera aho zihamagajwe. Impyisi ni inyamaswa z'ijoro. Amaso yazo areba neza cyane mu ijoro. Iyi intare zafashe umuhigo mu masaha y'ijoro hakagira impyisi izibona, ihita yihutira guhamagara ngenzi zayo. Iyo ihamagara ngenzi zayo isohora ijwi rishobora kumvikana mu birometero 5. Abantu ba kera mbere y'iri terambere twagezeho bavugaga ko bajyaga bazumva igicuku kinishye. Kuba impyisi zifite ubushobozi buhambaye bwo kureba mu ijoro kandi zikagira ubushobozi bwo kumva ku buryo yumva amajwi avuye mu birometero byinshi, nibyo biziha ubushobozi bwo kunesha intare mu masaha y'ijoro. Kenshi iyo bigenze bitya zikora uruziga ku ntare. Inkuru muri zo nitanga ikimenyetso cyo gutera urwara rwa mbere ku ntare. Buri yose igenda ikoraho yitarutsa kugera ubwo intare zibonye ko nta mahitamo zifite usibye gusiga wa muhigo wazo zigahunga. Iyo impyisi ishinze ibishigo byayo mu kintu ikoresha ibyitwa pound force per square inch 1,100. Izi ni ingufu ikintu runaka gikoresha mu kwishinga mu kindi. Pound force per square inch imwe ingana n'ibiro 703 kuri metero karimwe. Hamwe n'izi ngufu kumenagura igufi ryari ryo ryose ni ikintu kitagora impyisi na gato. Ingufu z'urwasaya zingana uku nguku zivuze ko ifunguye umunwa wayo ikasama igashyira igufa cyangwa se umubiri w'indi nyamaswa hagati y'umunwa wayo wo hejuru n'uwo hasi, ubundi ikamanura iminwa yombi ikayihuriza kuri rya gufa. Ibikorana ingufu zibarirwa mu magana y'ibiro. Impyisi ni nto mu ngano kurusha izindi nyamaswa nyinshi z'impigi, ariko ntabwo ari nyinshi zifite urwasaya rufite ingufu nk'urw'impyisi. Kenshi bavuga ko impyisi iyo ifashe ihene, inka cyangwa se indi nyamaswa iyicakira rimwe ikayicakirana ingufu ku buryo mu masegonda runaka iyishikuzaho igice cy'umubiri nk'ukuguru cyangwa ukuboko
ikiruka undi mubiri ikawusiga aho ngaho. Mu gupima ingufu z'urwasaya rw'inyamaswa iyo ari yo yose banareba umuvuduko inyamaswa runaka ikoresha mu gufunga umunwa igihe yasamye ishaka gukacira ikintu runaka. Umuntu agira pound force per square inch 160. Uramutse wasamye umuntu agashyira urutoki rwe mu kanwa kawe ukamanura amenyo yo hejuru agahura nayo hasi ku muvuduko munini ushoboka, urwo rutoki rushobora gucika. Abantu barumwe n'umwana urimo kumera amenyo barabizi. Mu mashyamba no mu mukenke intare n'impyisi zirwana ijoro n'amanywa. Ziri mu nyamaswa zangana mu buryo buzwi mu isi yose y'inyamaswa z'igasozi. Urwango rw'intare n'impyisi rukomoka ku bakurambere b'izi nyamaswa zombi. Basekuruza bazo bakure bari basanzwe ari abanzi. Dinocrocuta gigantea niwe mukurambere w'impyisi, gusa iyo yari kubye inshuro enye mu bunini impyisi z'uyu munsi. Bivugwa ko ibyo zirya byose zibyiba izindi nyamaswa zabyiciye, ariko sibyo kubera ko nazo zirahiga. Inyamaswa ya mbere ufite urwasaya rukomeye kandi rufite ingufu zo gushuna kurusha izindi nyamaswa zose ni ingona. Ingona ifite pound force per square inch 3700. Ikurikirwa n'impyisi. Impyisi zizi gukorera hamwe iyo zigomba guhangana n'inyamaswa y'inkazi nk'intare. Zizi kuyizenguruka zivuza amajwi yo gukanga ku buryo iyo nyamaswa y'inkazi iba idashobora kuguma aho ngaho uko byagenda kose. Izi ni inyamaswa ebyiri zamaze imyaka miliyoni 3 zihanganye. Zose zazimye bitewe n'uko ihindagurika ry'ikirere ryamazeho inyamaswa zahigaga, bityo zibuze ibyo zirya nazo zirazima. Yari ifite agahanga gakoze uruziga, ari nabyo byayihaga ububasha ntagereranywa bwo kuruma ndetse no gushuna. Inyamaswa byaziranaga cyangwa byahoraga bihigana yitwaga Amphimachaerodus giganteus. Iyi ngiyi yagaragaye ku isi mu myaka miliyoni 10 ishize. Urwasaya rwa Amphimachaerodus giganteus ntabwo rwari rufite ingufu nyinshi, ariko rwari runini ku buryo iyo yasamaga yakoraga imfuruka ya degere 60. Mu mateka y'ihindagurika ry'ikirere n'uruhererekane rw'ibinyabuzima, inyamaswa nini nizo zakunze kugirwaho ingaruka no guhitanwa n'impinduka kamere izo arizo zose zabaye ku isi. Inyamaswa nini zo ku isi uyu munsi nibwo ziri mu byago kurusha ikindi gihe cyose zabayeho. Hari zimwe mu nyamaswa nini zibaho mu byago byinshi byo kuzima bitewe n'ubunini bwazo. Ubunini bwazo nibyo byago byazo. Amashyamba yo mu Rwanda na Uganda acumbikiye indyabyatsi nini igaragaza neza uburyo inyamaswa nini arizo zigerwaho n'ingaruka za mbere iyo habaye hinduka kamere ku isi. Ingagi zo mu misozi nizo nyamaswa zisa n'ikirango cy'akarere k'ibiyaga binini ka Afurika. Nizo nini mu nguge zose zibaho. Imwe ishobora gupima ibiro bigera kuri 200. Ubu bunini bwayo bufite ikiguzi. Kugira ngo ibeho igomba kurya ibinyacumi by'ibiro by'amababi buri munsi. Mu binyacumi bike by'imyaka ishize amashyamba ya kimeza ingagi zibamo zikanakuramo ibyo kurya ntabwo yasibye kwigarurirwa no gusarurwa n'abantu. Mu myaka 30 ishize ku isi yose hari hasigaye ingagi 600 zo mu misozi zonyine. Gusa bitewe n'ingufu zashyizwe mu kubungabunga ubuzima bwazo no kurinda aho ziba, uyu munsi zirarenga 1000 kandi umubare wazo urakomeza kuzamuka. Deinotherium niyo nyamaswa y'inyamabere yo ku butaka nini yabayeho kurusha izindi zose mu mateka y'isi. Yabayeho mu myaka miliyoni 15 ishize, ikaba umukurambere w'inzovu zo ku isi uyu munsi. Yari ifite umutonzi utari muremure nk'inzovu, ikagira amahembe yihese areba inyuma. Bitekerezwa ko yakoreshaga aya mahembe mu gushishura ibiti kubera ko yaryaga ibihu cyangwa se ibishishwa byabyo. Ariko mu myaka miliyoni 1 ishize isi yahuye n'impinduka zikomeye zitewe n'ikirere cyayo. Kunanirwa kwihanganira izi impinduka byatumye izi nyamaswa zishira ku isi. Uyu munsi inzovu zo muri Afurika nizo nyamabere zo ku butaka nini kandi ziremereye mu zisigaye ku isi. Izi ngabo zishobora gupima metero 3 z'uburebure, ibishobora gupima toni hafi 6 z'uburemere. Zimwe zifite amahembe maremare yenda gukora ku butaka. Hari zifite amahembe ashobora gupima metero 2 z'uburebure. Bibarwa ko izisigaye ku isi ziri hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50. Muri Afurika hari zibarirwa mu bihumbi 415. Hari igihe inzovu zitarakabuze muri Afurika, gusa abahigi barenda kuzimaraho. Amahembe yazo bazikuraho bayakoramo imitako. Ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu buri mu bucuruzi butemewe n'amategeko bwinjiza amamiliyari y'amadolari. Miliyari 3 z'amadolari buri mwaka. Inzovu mu myaka yazo ya mbere y'ubuzima zitabwaho cyane. Inzovu zikora byose ngo abana bazo babeho mu mudendezo. Abana b'inzovu ntabwo bajya baba bonyine, buri gihe bahora mu matsinda y'umuryango.
abana b'inzovu batangira kwigenga ari uko bafite nibura imyaka 14 y'amavuko. Ni hafi nkatwe neza neza. Imikumbi y'inzovu imara amasaha menshi y'umunsi igenda. Zigira umuyobozi kimwe natwe, ziri mu nyamaswa zigira imibanire yubatse mu buryo buhamye. Kimwe natwe, inzovu ziri mu nyamaswa zishobora kumara imyaka myinshi ku isi. Zifite ubwonko bubika amakuru igihe kirekire kandi zifite amarangamutima yenda kumera nk'ayacu. Iyo turi mu bukerarugendo tuzibona mu matsinda manini cyangwa se imikumbi. Ziriya ziba ziri hamwe, zigendera hamwe, zirisha hamwe, zishokera rimwe. Ni inzovu z'ingore n'abana bazo, la matriarche. Inzovu y'ingore ikuze kurusha izindi yabonye byinshi mu buzima, n'iyobora izindi nzovu z'ingore zigenda mu mikumbi minini. Iyi nzovu ziza kuba inyamaswa zigira aho zituye, zari kuba zifite umuco, zari kujya zipfusha imwe muri zo zigakora ikiriyo. Zikoresha icyumviro cyo guhumurirwa no kunukirwa mu kugendana. Amazuru yayo akora kurusha y'inyamaswa nyinshi ziba ku butaka. Mu kugenda kandi kugira ngo zitayoba, zinakoresha ibyitwa onde acoustique zo ku butaka. Ni ukumva uburyo ubutaka buvuga n'uburyo butigiswa n'imirindi yazo cyangwa se ibindi binyabuzima biburiho iyo bukandagiweho. Kuri zo buri hantu zigeze ntabwo hagira impumuro yaho yihariye gusa, ahubwo buri hantu hanagira ijwi ryaho ryihariye ry'imirindi. Wowe iyo wumvise imirindi wumva yose ari imwe, ariko ubutaka ntabwo buvuga kimwe. Kuriya tugenda dutera intambwe, inzovu ibashije kuvuga uburyo buri ntambwe ivuga cyangwa yirangira, yakumva uburyo buri yose ivuga ukwayo, nyamara twebwe twumva zivuga kimwe. Inzovu ikiri akana igenda ibika mu bwonko bwayo amajwi n'impumuro itazigera yibagirwa na rimwe mu myaka yose izamara ku isi. Iyo yumvise impumuro y'imyembe ihiye ku nshuro ya mbere, ubwo biba birangiye. Ubuzima bwayo bwose izahora izi iyo mpumuro mu mutwe. Uko umwana wacu tumwigisha ko kiriya ari igikombe, iri ikaba isaha, iyi ikaba telefone, ni nako akana k'inzovu iyo kumvise impumuro bwa mbere gahita kamenya igiteye iyo mpumuro, maze ubuzima bwako bwose kakazaba kazi ko icyo kintu gitanga ubwo bwoko bw'impumuro ari ikintu iki n'iki. Ubu bubasha budasanzwe bw'ubwonko bwazo mu gufata amoko runaka y'impumuro nibyo bituma inzovu zitayoba, ikaba yava i Kigali ikajya i Muhanga inyuze inzira imwe, itayobye kandi ikagenda buhoro. Inzovu ifite ubwonko bukubye ubwacu inshuro ziri hagati y'3 n'enye mu bunini. Kugira ngo inyamaswa imenye ubwenge, ingano y'ubwonko bwayo ntabwo ariyo yonyine ibigiramo ijambo ryo kuvuga gusa, ahubwo n'ahantu utunyangingo two mu bwonko bwayo tugiye duherereye naho hagira uruhare mu kugena ingano y'ubwenge iyo nyamaswa izagira. 98% by'amakuru yose yinjira mu bwonko bw'inzovu yabika mu gice cy'ubwonko cyitwa cerebellum. Nicyo gice cy'ubwonko gitanga ubushobozi bwose bwo kwinyeganyeza no gukoresha ibyumviro. Ni kimwe mu bice by'ubwonko by'ingenzi kubera ko nicyo gituma duhumurirwa, duhagarara, twumva ububabare, twumva udukozeho, tugenda n'ibindi. Niba mu myaka 5 harigeze kuba amapfa akomeye zikabura amazi, ariko zikaza kuvumbura ahantu hari umugezi zikanywa amazi zikanayimenaho zigahembuka, ububabare zahuye nabwo icyo gihe, icyokere, icyaka n'uburyo ziyumvaga ndetse n'inzira zanyuzemo kugeza zivumba ayo mazi, ntabwo bizigira bizivamo, ku buryo igihe cyose zizakenera amazi zizayoboka ya nzira neza neza nk'uko zayinyuze zidaciye ku ruhande, zikagera aho ayo mazi ari nubwo haba hashize imyaka ingana iki. Uko ni nako bigenda iyo uyihemukiye. Ingano y'ubwenge bw'inyamaswa iba nini cyangwa nto bitewe n'uko ubwonko bwayo bungana. Nibyo ubwonko bunini buba bufite ubushobozi bwo kugira ubwenge bwinshi, ariko ntabwo iyi ngingo ariyo yonyine igena ingano y'ubwo bwenge. Twebwe abantu, inyamaswa zifite ubwenge bwinshi kurusha izindi zose ziba hano ku isi, dufite ubwonko bupima ikiro kimwe n'amagarama 400. Ubwo ni ubwonko bwacu abantu bakuru. Ubwonko bw'inzovu bupima ibiro biri hagati ya 4 na 6. Bitekerezwa ko uko ubwonko buba bunini ariko bugira utunyangingo twinshi tw'ubwonko twitwa cellule neurale cyangwa se neurone. Ibingibi bigasobanura ko uko utwo tunyangingo tuba twinshi tugira ubushobozi buri hejuru mu gusesengura ndetse no gutunganya amakuru yose yinjira mu bwonko. Gusa mu kugira ubwenge bwinshi, igifite agaciro ni ingano y'ubwonko uyigereranije n'ingano y'umubiri w'iyo nyamaswa. Babyita allometrie. Iyi nyamaswa ari nini ariko ikagira ubwonko buto, haba hari amahirwe menshi ko iyo nyamaswa ifite ubwenge buke. Iyi nyamaswa nini ifite n'ubwonko bunini, ubwo iyo nyamaswa iba ifite ubwenge bwinshi. Iyi niyo mpamvu inzovu y'ingore iyobora izindi mu ishyamba iba izi neza ahantu haherereye amazi
ikabyibuka igendeye ku mapfa yigeze gutera ikarokorwa n'uwo mugezi. Uramutse uyibabaje nk'uyu munsi ukabasha kuyicika itihoreye, ukazagaruka mu myaka 5 iri imbere, ako kanya ikikubona muri iyo myaka 5, uriya mutonzi wayo uhita ukurura impumuro yawe, maze cerebellum yayo igahita igereranya iyo mpumuro n'iy'ibihumbi by'impumuro yabitse, igatoranyamo iyo ngiyo yawe wowe wigeze kwihemukira mu myaka 5 ishize. Ako kanya igahita yibuka agahinda yigeze kugira mu myaka 5 igatewe nawe. Ntabwo yibuka ako gahinda gusa, yibuka n'ingano y'ubushyuhe bwariho icyo gihe, neza neza nk'aho bibaye ako kanya, amajwi yavugiraga hafi aho ngaho, ubundi igahita yihorera. Izi nyamabere nini kurusha izindi zose zo ku butaka zimara amasaha menshi y'umunsi zirya, amasaha 19 kuri 28 ziyamara zirya. Imiryango y'inzovu iri mu miryango iyoborwa n'abagore. Inzovu y'ingore niba ari umuyobozi mukuru mu itsinda. Inzovu z'ingore nizo zikunda kugenda mu matsinda, iz'ingabo zo zikunda kugenda ziri zonyine, ni ukuvuga buri ngabo ikunda kwigendana. Bijya kumera nk'abantu aho abagabo benshi bahurira mu tubari ku mugoroba, no ku nzovu ingabo buri yose yirirwa yigendana, ariko zikagira ahantu zikunda guhurira, kenshi yakunda kuba ari ku nkombe z'imigezi cyangwa se inzuzi cyangwa se ibiyaga, zigasangira amazi zikanayamenanaho. Uriya mutonzi wayo niwe ikoresha mu gufata ibyirya nko kurandura ibyatsi n'ibiti. Mu buryo bw'imiterere uriya mutonzi ni icyarimwe umunwa wo hejuru w'inzovu ukaba n'izuru, ishobora kuwerekeza mu cyerekezo icyo ari cyo cyose. Uriya mutonzi ntabwo uba mu igufa, ahubwo ugizwe n'inyama zikomeye cyane zituma inzovu iwukoresha mu guterura ingiga y'igiti, ikanawukoresha irandura akatsi gato cyane. Ikibazo kiruta ibindi kuri iyi mibereho, inzovu ni imwe mu nyamaswa nini zo ku isi ubu zirimo guhangana no kurokoka kubera ko zirimo gushiraho ku muvuduko utarabayeho mbere kubera abahigi. Inyamaswa nini zose zinakenera ahantu hanini ho kuba. Hejuru ya 1/2 cy'inyamaswa nini ziri ku isi ziri mu byago byo kuzima. Ikibazo nuko abantu barushaho kugenda bigarurira ubutaka bwahoze buzigenewe. Umunsi zizashiraho bizagenda bite?